Melissa, izo tayi mu Bwongereza zigezweho we wayobye igihugu. Urategesha iki ko nta gare rijyayo? Ntabwo ndi hani wowe mpemba ni kuvuze. Ako mwana, reba ushatse umugore uvuga ari ukamwumva mfite mikro ari kundushijwe. Ibaza udahashye. Byagusanga ku kazi. Ngiye kwakira umunyarwenya witwa Mugoyi. Mugoyi uri tayari? Abwiye ngo nkorera ahantu hato yangewe tuba tumeze nk'abari mu gikoni. Muyize meze bite se? Bari mukomera amashyi babyara banje bari muri VIP bari ni mu gihumbi ari abari inyuma. Abari mu ntabire mwiriwe. Aho habori inyuma tugiye kwatera ibijumba niyo mpamvu ubona hari uwo muvugizi mu muhembe. Ntago akazi karavuna. Hanyuma tugiye kwakira Mugoyi yaturutse i Rubavu. Nyaboneka museke itike abari nyinshi. Basi mwubahe itike. Hari ukuntu umuntu abanza agasasira akabatera impuhwe. No mu rusengero pastor yagiye kwitangisha umuryango arabanza akavuga ngo umwana wabo ntiyiga. Nuriya yavuye i Rubavu. Ariko araza kubasetsa. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mugoyi yaturutse i Gisenyi. Numu engineeri. 155 AM. No kubera ukuntu areshya igihembwe cya mbere ntago ndi kumubona. Aha. Dijura umuntu w'umugabo. Kano karirimbo ndagakundaga. Hari ukundu yo kari kubuma umuntu yumva ari hatari. Cyane ari fresh. Bandu banje muraho. Merisi ndamushimira ni indore y'imbere cyane pe. Mu matora gazaba muri ndago ndi kubyibuka tuzamutora. Twajyanye ahantu gutera akaririmbo byari byananiranye. Ariko Merisi yaravuze ngo ndabumuteze. Iyo ndirimbo yayiteye mu minota ngiyo guhumbya. Ihita irangira. Abadukuye mu nsoni gutyo. Murabona atari indorezi. Ikintu cya mbere. Stage yayimuye. Buriya yari yatekereje ku bugufi bwacu. Hari ukuntu iyo mbagaze hano njye na Muhinde twibwira ngo turi kubareba kandi burya hari abo tutarebaga. Abicaye ara mu njumbure turi kubabona. Reka dukomeze. Ninjiriye mu muziki mwiza cyane. Buriya Bruce Melody ndamukundaga. Ndabindu by'amashyamba ajya agira. Kabiri numva ngo abahanzi bagira amashyamba. Ariko amashyamba bagira aranyobera. Ni ishyamba rya Gishwati. Ni irya Nyungwe. Njye ari amashyamba gabo garanyobeye. Ariko se ngibaza Okama ni umuntu w'iwacu Rubavu. Ariko nawe indeshyo turayinganye. Aramutse ateye ishyamba na DJ Pius agatera ishyamba. Buriya ishyamba rya Okama ntabwo ryakura my friend. DJ Pius nawe bitewe n'ibindi aririmba ntabwo yajya yemera ko ishyamba rimusumba. Manuka muri club mbasumba. Igiti cyajya gikura cyajya kumusumba agahita gitema. Dukomereze kuri Merisi ni inshuti yanjye. Minsi yashize twapanze kujya gusura Karabutoni kibonge rwose reka namuzuza. Dupanga gahunda yo kujya kumusura ariko amafaranga gari gabuze pe. Turavuga ndetse turamujyanira iki? Turavuga nduko bigenda kose. Turagenda tukijyanye. Ndambwira ati ndakibazo. Ariko urebe ikintu kinanutse nguko nanutse. Turagishaka turakibura.
turavuga ndi rero reka tujye kuri busheri kumugurira inyama. Mwiriwe ariko muragira ngo nongere mbahe nimero. Hari umukobwa wambwiye ngo nsawundinga neza ndi kuvuga nimero. Namwe niko mwabyumvise. Ndagaguye umunsi mugatanga. Dukomeze. Twagiye kuri busheri. Bari abantu bacuruza inyama baratubwira ngo imvange ni 3, roti ni 4, imifupa oya nizo munda. Izo munda ngo ni 5. Uzi ukuntu byagenze? Twarababwiye ndi rero narababwiye ndetse kubera iki muguraga inga yose mukayigurisha mu byiciro kandi abantu bayibahaga mutaziguraga mu byiciro. Turavuga ndi rero reka tugure izo munda kugira ngo Clapton byibura naryaho abyibuhe. Inyama turazigura turazijyana. Ikintu cyambabaje ni kimwe, twageze we dusanga inyama zo munda ndahagazijyaga. Murakoze cyane.